umeze neza turakomeye Imana ishimwe ni karibu rero wahageze ndishimye urakoze uko biri urusa abandi bantu nta bantu bajya batsura kuva n'abana n'uriya muhungu abantu ujye ubihorera abantu ni abantu nyine buri se baragusura ngo bakuzanire iki ntacyo ariko abantu baba bakenewe neza kutabaho wenyine ntabwo waba wenyine ariko nawe ntabwo wahatira abantu kugusura umuntu ubishaka niwe ugusura utabishaka ukamwihorera ntabwo wahatiriza abantu kubana nabo birumvikana ariko n'ubu ngiye sinjya amenya ikintu nyine umugabo wanjye azira niba ari uko yenda nta kintu afite sinzi ibintu se ibintu aho bishakiye biraza muracyari bato igihe kizajyana nawe abona akazi akora ibintu bize kandi undi ntacyo mubaye sinzi none ubu nakoze ikosa kuba narakunze umuntu nkamuzana mu nzu ngo nuko ari ibintu iwacu batsigiye nta mama ngira nta data nta muvandimwe nta kimwe ubwo byagenda gute ariko ibintu ni ibyanyu mwembi ni ibyacu ariko kandi nta kosa wakoze ryo gukunda umuntu ndetse ujya ngo umuntu akunda ibintu uko akunda umuntu cya mbere n'urukundo ibintu bikaza nyuma sinzi mukomeze mukundane ibintu nabyo bizaza birenze n'ibi ngibi kandi iyi nzu ni iyawe hari undi se muyiburana nose bagira ngo ujye kubahe kandi inzu ihari ujye gukodesha kandi hano hahari mujyane hanze mu bintu bitari iby'iwacu maze hano habe nde babibe mu abantu se ntubazi abantu ukajya ubitaho ujye ukora icyo umutima wawe wishimiye niba umugabo wawe umukunda abantu nawe bareba uko biri wabaruse urakoze basi yenda wenda kubonye nzakuba hafi ku buryo bwose buzashoboka urakoze cyane nzakuba hafi kuregura umwana w'umuvandimwe wanjye na mukuru wanjye yagiraga urukundo ndakeka aho ari na papa wawe aho bibereye mu ijuru naho bari kubona igikorwa urimo kandi ngo nta mubyeyi upfa arasinzira naho bazagushyigikira mu byo uzaba urimo byose nabo baragushyigikiye Imana ikomeze bakire urakoze cyane yewe mba nabuze n'ikintu mvuga oya byo byihorera wowe usenga Imana iguhe gutera imbere ibindi byose bizagenda biza sengere n'uriya mugabo abona icyo akora pe umuntu w'umugabo wicara umwaka umwe 2 3 4 biba binateye isoni ikazaza akabona humura ntararenga hari n'abamara imyaka 10 nyuma y'imyaka 10 bakakabona kandi bagakora bikagenda neza hanswe imyaka 4 iyi ni mike cyane rwose we kwiheba burya urugo rufite amahoro rufite urukundo ibintu byose birakunda ujye umwubaha gusa ntukamusuzugure ko ari mu by'iwanyu ntukamusuzugure ko nta kazi afite ibintu byose muzabigeraho rwose mupfa kuba mukundana gusa cyitse mufite ikintu mutumvikana nta na kimwe umugabo wanjye arankunda turubahana igihe mumaze kumenya uzaba umugore mwiza w'umutima uzaba umugore udashamadukira ibiri hanze aha utumva amabwire ntukagira agakungu k'abandi bagore dore abagore baroshyanya sibyo jya wita ku rugo rwawe ubundi umugabo umuha amahoro umuhe gutuza buriya umugabo wamuhaye gutuza nawe nibwo atekereza ariko iyo umuvugijeho induru ibitekerezo nyine birasandara ntamenye icyo afata n'icyo areka kandi ndakwizeye uri umukobwa mwiza ndakeka ubu atari bwo wahinduka twatinze mu magambo sinakubaza twakiriza gakize njye nta kibazo icyo wampa cyose ikintu mpawe n'umwana nacyanga ikintu mpawe n'umwana nacyanga ikintu cyose nyakiriza ndacyakira ukunda iki ego ko ubu ntabwo nzi koko ubu ntabwo nzi ikindi ushaka akantu nzanira ubu na nyine nanjye kari bunezeze akabyeri se ndebe gakonje gashyushye gakonje nta kibazo ariko mama waranabyibushye ntabwo wamenya ko uri mu bushomeri bw'umugabo wawe umugabo mwiza
cyakora numva kabundi nari mu nzoga pe Ayo bageze hano. ariko noneho iyo ngeze hano bakambwira ngo tuguhe iki cyahita numva gahunda mba mfite bwa ngo mare nk'iminsi nk'itatu nayinyweho uhita numva nyivuyeho pe ako kanya Rega ntabwo wabishobora buriya ikintu cya mbere kibaho kuri alcohol waramenyereye muri yanyweye kamwe cyangwa tubiri bana igihe kigera noneho bikageraho umubiri ukabikwisabira kugira ngo byibura wongere uboneka kandi kamwe urumva rero ntabwo kuvuga ngo urajya ahantu ngo wake fanta kasanzwe nk'inzoga ngiye kuyoberanya byagorana ngo bimeze bite se cyane fresh imeze neza ndi mu bagabo bari muri iyi si bari gushima Imana bakomeye kabisa akazi karabonetse se oya nta kazi nako tudacyameze ko akunda ariko buriya kobe ninjye nkubwira ngo bari igihe Imana ikora igakora imirimo ikomeye ibyo bintu nanjye narabibonye bro niba ari amahirwe nagize niba ari iki cyabaye Musa Imana yamaye umugore bro imu umugore unyubaha imu umugore unkunda nta kintu mfite bro nta kintu na kimwe nshingiyeho wenda ashobora kuba yararebye oya kuba udafite ikintu usugurirwa bimbwira si tuziranye ntacyo wari ufite icyo cyo ntabwo ari ikintu wirirwa kuyumvisha icyo cyo ndakizi rero ibaze nawe ukuntu nzi uburyo nzi Scott uzi buriya buzima umuzima burekamuza n'umwana w'umukobwa akambera umugore akanyubaha nta kintu na kimwe ko ahandi bavuga ngo nta n'urwara rwo kwishima ufite bro urumva cyakora byaba birenze Imana n'ukuntu hanze aha abana b'iyi minsi ubundi hari biboro igihe nene nagiye kwiga Uganda hari umuntu wambwiye ikintu ariko nsanga nicyo nyine yaravuze ati ntabwo ari bose ariko ni majorite nyine nini noneho cyane cyane muri Kigali cyangwa se ngo we yatangaga urugero kuri Kampala ariko no muri Kigali ubwo yavuga ati buriya umukobwa ni ipusi urabona ipusi nk'ubutunzi ipusi hano hirya hakaza undi mukire ufite nka dayari afite amata n'ibiki byose bucya yagiye ni kagisimbukire wowe ushobora no kujya kuyizana ikana kuri gasora bro igahita ikumena yaba ati rero ubundi w'umukobwa w'iyi minsi udafite akantu ewana agucaho ugahita uhinduka bro kakaba kabaye rero mva mwana ikintu nayo bikubwiriye man kugira ngo uzabone umugore ushobora kugukunda gutya man story yose kuri wayimbwiye niba njye banatumva agakuzana mu nzu man noneho inzu irimo ibintu byose afite n'ukuntu abona udufaranga rero njye igihe maze nta kazi n'ibiki dore imyaka ibaye ine kugeza ubu Imana yigire yigaragaza pe ubona akazi oya ubu ngubu mbirimo ndimo ndabikora hari ariko ahantu henshi ndagenda depoza bikanga ariko noneho hari ibyo ndi guteganya mwize kukubwira bya ya company ikora ibintu by'impapuro ahubwo njye nzi ko di arangiye mu kanya itangiye ishima Imana ngira ngo neza tayari wata hari ahantu no hagera muri ufite ibice hari aho bizari meze neza cyane hari uzatumenya noneho Scott none uzambona neza ndabizi uko ndabizi ko ninjyamo bizakunda byo ntabwo bizigera byanga urumva yifiza itindo noneho nanjye ngatangira gushimisha umugore wanjye rero wankunze nta kintu anca bro wankunze iwa sijyaga rukuru bo bibwira ubanza uzaza umuhoza umuga ati tujye kunywa icyayi Zanzibar nyine urona ngizi byari turi kunywa muri firigo ntago zabura kandi nta mafaranga mafite ariko waravuga ati kanshimisha umugabo wanjye akazigura kanshyira muri firigo hari mwana we yagiye umugore arenda muba kwera bitewe n'uko nambwiye yahita nibuka ukuntu reba yaninja nakubwiraga Ivete twakonanaga nese cyangwa Ivete twapfuye iki Saint Valentin yageze bataraduhemba mbura ikintu muhereza ariko amagambo yanyandikiye ngo kuva yabaho nibwo ahuye n'umuhungu w'igihugu mwanjye ibaza ariko ngo ndi umuhungu w'igihugu ntabwo yasanze ushushanyije rero mwana ibyo nkubwira buriya ukuntu abajama tujya gutya tukibagirwa tukagira gute ariko bro njye ndashaka kuzashimisha umugore wanjye nkamwitura ibyiza yangiriye ngewe mu gihe nta kintu nari mfite Imana bigufasha urebye ukuntu aba yitonze uburyo abanyubaha uburyo abambwira neza nkaho nyine hari ikintu wenda anegerejeho muhereza rega icyo nicyo bita urukundo bro kandi njye akenshi bwira nicaye hano ndi kureba televiziyo gusa nkasohoka nkajya muri siporo kureba umupira nta kandi kazi
hano hari umurezi dufitanye gahunda rero yanzegereje reka nanjye nkamire ubundi ngurukeyo nyine tuzadukomeza duhuze nanjye mu gihe nkatagiye kuri kariya kazi uriya murezi adukoresha nk'ipunda Jacob gusa nyine uba wakoze nawe gutabanye bukaza biba bikwiye nk'umuvandimwe kugira ngo se ari benshi uruta se ari benshi uruta rwose nk'abajama banjye bo baba bazi ko nta n'akazi mfite no kumagara mumagaye nkamubaza ati meze bite yewe ari n'ugeze kunsubiza mubwiraje ngo bimeze bite aramubwira ngo bikize abazi ko ugiye kumusaba bazi ko ngiye kumutura shinga ariko ntabwo bazi ko igihe bundi igihe kibwira umuntu ese hano ubundi hari abantu bavuga ngo buri musore agera samedi yiwe nyifite uyu mugore wanjye mu nzu hano mba nizeye ko ibintu byose bizakunda uko byagenda kose twakunda bavuga ngo umujama ngo urabona cyakora ikintu cyiza Imana yamaye iyo niyambariye nkivira hano nizamukiye kuri kaburimbo mbonye ababura mfite amafaranga reka wagize amahirwe ugira igihagararo ugira ibiki uyu ukizamo abantu urabacanganya ukababeshya wumva rero Kobe wakoze mwana ntabwo abise nyakunda kuvuga ku bintu byinshi ku mugore wanjye ariko byibura wowe turabiganiraho nanjye mba ndi kubohoka reka mba ndimo ndabohoka ahubwo upange nk'ejo tuzajye kurebana agapira tunasangire wenda hari ukuntu nzaba meze neza yabana ko mba marira twongere twiyibutse ibihe bya kera yarari bro uzi ko umwe mbyitegereje neza ufite umugore mwiza ni ukuri kw'Imana oya ntabwo ari black uzi ko urumva ubundi abandi bandusha amafaranga kandi mbaka iby'amafaranga njye byo yakoshera ibintu dufite si bihagije barusha umugore birahagije Imana yaguhaye riba dufite inzu imodoka amafaranga atari menshi n'umugore mwiza wajya ushima Imana buriya ndashaka rimwe ariko nabyutse meze neza kuzajya mu rusengero nkapfukama imbere yawe ati Imana ushimwe ku gitambo cy'umugore w'Imana yaguhaye byose kubera icyo umugore gusa buriya wowe uruta ibindi bintu byose kandi niwe shingiro ry'ubuzima bwanjye buriya muri mideni ry'ubuzima baby no kutabizi harajya mbura ikintu mvuga iyo turi kumwe sorry Allô? Yes sir. Ejo mu gitondo saa 12 nukuri ejo nzaba mageze pe nimugire ikibazo ndahari ejo nzahagera ku gihe yego murakoze cyane thank you babe oh my god babe baramagaye ngo kakazi nzajye gutangira gukora ejo mu gitondo thank God Jesus Christ thank you God thank you oh my god ubaye miliyoneri babe ntabwo ushobora kumva neza ko nta kindi kintu mise nekereza ni izina ry'Imana mu ijuru tekereje iki uzi ko aka kazi ngiye gutangira ku kwezi bagiye kujya bameza 1,500,000 1,500,000 reka twaragasengere reka kaze twaragasengere Mana ushimwe babe umva ukuntu urangurira rindira ntabwo ari ukugura gusa ugiye kubaho n'icyana urabona igikumwe bafata igingo ritagwase ngo rimeneke ni kugiye kubaho ni izina ry'Imana babe ari amafaranga umushahara wa mbere uzambabarire sinzi utubazo tuzakemura mu twaritwa andi yose nzayaguha ari we utegura ahantu tujya gusa thank you urumva baby ntabwo nakwimva nsubiye ku kazi ni ukuri kw'Imana sinshobora birakabonye congratulations oh my god babe congratulations babe igihe cyose wamaze unyitaho igihe cyose wamaze umfata neza nk'umugabo wunyubaha babe ngiye kubikuba inshuro 1,000 n'ibihumbi ngiye kubikuba inshuro 100 bigukorere umugore mwiza Imana yamaye babe ngiye kugukorera ibintu utarigera ubona mu buzima imbere y'ibintu byose reka tubanze dushima Imana sibyo okay dusenge babe reka dusenge Imana ishimwe
nshaka uri inkuru mana uri inkuru uri inkuru mana uri inkuru imirimo y'amaboko yawe irahebuje uri inkuru mana uri inkuru uri inkuru mana uri inkuru uri inkuru mana uri inkuru turagushimira n'Imana kuri Imana ikomeye tugushimiye ubuntu n'imbabazi byawe utugirira tugushimiye kuri Imana itanga akazi uri Imana itwitaho uri Imana yibuka uri Imana yibuka babe inywa tumize n'ibindi urye byo kurya n'ibyo kunywa simbona wine yawe ugiye gushyiramo Kya wiyasha bibiro cyari mususu ntabwo ndibira ndageza wowe wumve ko ibintu byose birahari ku bwacu babe feel free urumva hano twahaje kugira ngo twishime nyine twenjoyinge kunywa nta kwifata wayinshiremo bakuzanira indi nangira James ndayinywa njyenyine yose kabisa ariko noneho nagufashe gutya mudu ndimo ndumva nshaka kunywa biri too much shadubire ko bigira ikintu kimwe byaranshimishije ubundi waranunguye unyizumbi 300 gagare wiga narayishaka kanago wabyemera buriya reka nkwereke ibintu birahari ndi uwawe uri uwanjye ntacyo uzaburira iwanjye ntacyo uzaburira mu rukundo rwanjye nawe urumva ahubwo hari ikintu kimwe mba ndi gutekereza mbere yuko wenda tugera kure ngo tunanywe ko kunywa katugeremo njye buri kintu nshaka gikomeye kuri wowe ni ikintu kimwe ibindi byose bikaza nyuma ari biza byubaka nyine bigendera mu bindi urumva ikintu cya mbere nshaka ni urukundo we mu rukundo gusa nta kindi kintu ndi bukwake ibyo byonyine nicyo cyonyine hanyuma noneho urebe ngo turazenguruka u Rwanda rwose no hanze yarwo njyewe nawe twenyine ariko nta kindi kintu ngukeneyeho nicyo gusa nindarugwamagaye niko kazi ni umukozi wo mu rugo urimo uramamagara cyane yamaze kumugana inshuro 3 sinzi ikibazo afite ariko buse ntabwo wasanga ari ibintu byihutirwa ku buryo wamwita ubusuye yamagara ku bintu byihutirwa uyu nguyu niwe muntu wenyine ushobora gutuma ibintu byanjye byose mbihagarika wowe wenyine ariko bana wowe wenyine vrema urumva rero uyu nguyu turi kumwe njyewe nawe agahagarika ubuzima bwanjye ntabwo bishoboka buri kimwe cyanjye nanjye none sheri kuko komande yacu yatinze kandi njye ndashonga ntabwo nshagumanywa batinzemo ariko reka njye kureba ni ngombwa ko ari wowe ujyayo oya nta kibazo bibi ntabwo nshaka kukurushya uhita ubanguka Scott Kobe urabimeze bite ça va oya wigira mufite utugambo twinshi who is she n'ubuzima bwanjye iriya nako kana ndi kwiteramo muri iyi minsi ako Scott reka turike jokes rega mwaje mbari bagende kumwe n'abara baniga bicara ruguru burya igihe twaziye bari bicaye hariya yego ntabwo nigeze mbimenya wa reka rero ako gakobwa turi kumwe muri iyi minsi nkunda agatunganya kakanyitaho neza cyane uranunguye byataje ntabwo mvuga ko ari we umuntu wakora ibintu nk'ibyo ngibyo gute se ngutunguye gute uyu nguyu ntacyo bivuze kuba reba ibintu byose uri kumusipindinga umugore wawe ari hariya mu rugo urazana umugore wanjye mu kabari ahubwo se uriya ni umugore uriya ntabwo akiri umugore wikwirirwa wirushya sigara na muco nkumva ngiye nko kumukorwa ngo nduke barumva nenda kuruka no kumureba gusa uriya ntabwo akiri umugore ako kuki abantu bahinduka bro amasezerano wirirwaga umbwira y'ukuntu nugira uribuka ko uriya mugore ari umuntu wagutunze imyaka 4
bro uzi ko ngo uzabona umugore ushaka kukwihanganira imyaka ine uri nta kigenda ukajya kuba mu nzu y'iwabo bakakwihorera mpaka none uragafasha uyisobigira gutya mani njye ntabwo nabura kukakubwira uri inshuti yanjye kuva kera ntabwo nakwihorera gutyo Kobe uze wenda kureka tuganire nk'abantu b'inshuti ariko ntidukomoze cyane ku mugore kuko nakubwiye ko uratakira umugore wanjye ura n'ikindi kintu ura n'ikintu cyo mu rugo kigomba kuba kiri aho ikibazo ayo magambo si wambwiraga rero utaraga ibihe birahinduka wumve ko igihe cyanjye no ntacyahindutse cyamaze guhinduka uriya ni wo mu rugo ngomba kuba mfite abandi nk'abanga ahubwo niba ufite n'akandi ukanshakire kameze neza mjye nihekenyera muri iyi minsi rwose naruhutse tunisangire kumbwira ngo umugore ndahaha akarya mu rugo arya ibyo mu rugo uzi ikintu nakubwira si ukugutega iminsi ariko nk'inshuti yanjye ngiye ntabwo nagenda nabikubwiye ndabona arimo aranavugana agiye kugaruka icyo nakwibwirira bro hari abantu bagiye bibeshya ko Imana itagihana ako kanya igahita ikubita inkoni ibintu ntabwo bizarangira neza ushatse watuza amana uriya mugore ukamuhesha icyubahiro nk'uko yahakubereye inshuti zawe turabizi arahakubera iyo mana uri kuvuga se uri umuvugizi wowe cyangwa uri murumuna w'Imana wowe ndi kubikubwira nk'umuntu nyine Imana yaremye uri mu ishusho yayo kweli siko humuka amaso mana iyo nguyu uretse kuza akagutwarira ibi byose bya bintu byakagiye muri rugo rwanyu mukarwubaka bro mfite amafaranga mfite buri kimwe mfite ibintu binyemerera kuba nakora icyo nshaka nka spending amafaranga gutya kuri table n'umuntu nshaka sibyo ariko amafaranga y'akazi ubonye ejo bundi niyo yagusajije reka nkubwire ibyo ngibyo aya mafaranga yose uvuga waba urimo urakora muri iyi minsi umenye ko nta kindi ari kugukorera n'ubuzima bwawe urimo uraroha nta kindi kandi do ariko uzi neza uzi igihe namaze byose nabigeraho ndabona ariko ibyo bintu bitekereza bro nari musaza urakoze kandi kubw'umwanya wawe twikundira niho haduhaye amahoro ariko ntacyo mwese ko baturukaye turaho niko kwampamagaye babaye byagenze bite byabura bigenda biteze ko mu rugo haba hari byinshi gahambwira naje se ndakubwira naranakwakira wowe ibyo byihorere hari igihe utanyakira kuko umva naguhamagaye rwose numva naniwe njye ubu ngubu ndumva nshaka gusohoka muri runo rugo umugabo arananiye arasohoka cyangwa nyensohoke oya arananiye ageze handi basigaye noneho nibaramuha bamuhamagaye bakamuhamagara agahita asohoka akajya kwitabira hanze numva turyamye akabyuka ngasanga ari hano muri salo kuri telefone koko mana ibyo byari ugukabya kuva aho yaboneye akazi kuva yakora ku mafaranga ubu nyine ndi useless muri iyi nzu nta kintu na kimwe imaze ariko abagabo niko bamera wibagirwa vuba rwose ubwo nawe aribagiwe ya mafagitire se y'ibyumba y'ibikira cyatahana reka ubu ngubu noneho ibintu byarikubye ndavuga aya mafagitire ngo abaga yishyuye ibyumba n'abagore nyine ubu byarikubye iyo biza kuguma ari ibyo ngibyo hari n'ababa bafitanye amafoto imba ni byinshi njyewe n'umutima wanjye yarananiwe nsigaye mbura n'ukuntu nyine mbivuga ubu nyine narabyakiriye ariko nkibaza ikibazo kimwe ubu iyi nda ntwite nzagera aho kuyibyara itarabamo n'ibi bibazo nazagara z'umugabo za buri munsi icyo kibazo ntabwo yagukoroga gutyo umeze gutyo ngo uhure n'umwana bigira amahoro byanze bikunze ibintu birivangavanga njye rero nananiwe mubyeyi kandi njye nkuziho kwihangana pe aho ibintu bigeze bikunaniye byakunaniye koko byakunaniye ni ukuri ariko rumva nkubwira inama nakugira komeza ugerageze nubona byanze ibyo kwanga ukabona uragumye uragoragoje ukabona ingeso mbi zirakomeje ziraje njyewe umwanzuro wose uzafata nzagushyigikira ariko ndagerageza gute se igihe cyose tumaranye ndagerageza gute
umva mubwire ikindi uzamubwire basinze tunaganire nawe ahari numve nawe icyo yireguye hafi iryo joro ryo narara nkubitwa niyo mvuze ngo ngiye gutumira abantu bo mu rugo baze tuganire ku kibazo gihari ahita ambwira ngo ibyo bintu by'abantu b'iwanyu utangiye kuzanamo ibikini by'akanya arewe abantu b'iwanyu wese akuriye ko upfe nk'aho utafite aho uvuka cyangwa udafite aho ukomoka buriya retse tukaganira nibwo umuntu yamenya ngo ibintu biri gupfira ntabwo yabyemera wivunika ubundi se aruhuka ryari igihe watajya mu kazi n'iryari ngo njye nzanamutungure njyewe ubwanjye ndetse tutanamuteguje tumwicaze tumuganirize njye mu gice muri weekend ariko nabwo ntago ko iyo nagiriye ubuntu arataha iyo nagiriye ubuntu rwose arataha naho ubundi weekend aba ariye no kuryoshya niba ari abakobwa biwe bari kumwe ni amafaranga amushutse amafaranga imyaka yabayeho atagira icyo akora barayibagiwe nyine arazutse reka kuzukana yirengagije ko wamubanishije imyaka ine yose atagira akazi yibagiwe ko wamushyize mu nzu y'iwanyu bakakanya arabyibagiwe ese ibyo akora byose yirengagije ko yicaye mu mitungo yawe ese nabigenza gute nyine ko ntimwambwiye se ngo ngomba kuba umugore nkamucira bugufi narabikoze nyine nicyo yampembye ariko guca bugufi bigera bikarangira niba se atari kubikubahira ko wamuciye bugufi ntakubahire ko yicaye muri iyi nzu uyifiteho uburenganzira ari iwanyu ibyo ntabikubahire wibwira ko uzaguma nawe kumubembereza mbese mbigenze nimukubite dore nk'ubu ngubu amaze ibyumweru 2 atarakandagira muri iyi nzu ibyumweru 2 nta koruye nzi ntashobora no kunyandikira na message ibyumweru 2 birarangiye ataragera hano ariko waranamuroze ati ngiye kamubwira ikintu naguhamagariye ndagira nkumenyeshe yuko igihe icyo ari cyo cyose azagerera hano ntago ari bwongere kwinjira muri iyi nzu azongera kwinjira muri iyi nzu sinzatuma anarenga hariya ku irembo kuko ngiye ndarambiwe igihe nihanganye ni kirekire pe byari ibyo kandi bakabagabo barakwiye ariko kuko abagore ngo indaya ziraruga koko indaya zimutwaye ubwenge birarangiye indaya zirarengana none ni iki none se baramuziritse niko yamye se cyangwa bibaye aho n'amafaranga ubwo wabona na mbere ariko yari ameze yenda kubera ko nta mafaranga yari afite akajya yihisha kugira ngo amuhe se nabigenza gutya ejo uzasanga akuzaniye n'ibirwara ugumye urwane nabyo ntabwo azongera kwinjira ahangaha ku ngana batazazana n'indwara ntazi iyo azikuye ntabwo bikunda ni karibu kwicara hamwe no gukemuka ngo uvuge tewe ukomanze mbabarira nta mbaraga nifitiye pe ndumva ntari no guhumeka umeze ute ubwo ko uranananiwe byo umeze gute se meze neza ni karibu umeze ute se niko iyo ndabigize igihe kingana iki yego kugira ngo ntiyagiye ejo bundi ndamuhamagara ngo uze uterure umwana biragaragara bananiwe pe mbabarira ariko ihangane ni inzira ya twese nyine buri mubyeyi wese ayinyuramo mwaragowe pe uri muri intwari mwe mwaciye aha mbere yacu ni umugisha ntabwo ari ukugorwa ni umugisha uzi utarabibonye nawe niko bigenda ushobora kwicara hano gutya bugacya no kurya hari igihe byanga n'ubu ngubu wapi mba numva nifitiye ibitotsi ninaniriwe mba ntazi niko bigenda mama umeze ute se meze neza ndashima Imana nawe rero wangoreweho ndakugora buri munsi nguhamagara oya ntabwo ari ukungora reka menya ko ese ubu nta wundi muntu ufitemo amagara ujye umenya ko ari njye mubyeyi wasigaranye ngomba guhagarara neza mu cyimbo cy'umuvandimwe wanjye wagiye niyo wamuhamagara mu gitondo saa sita ukongera ukamuhamagara na nimugoroba ukamuhamagara nakwitaba ndahari ku bwawe se ndahaguruka mwakire yawe byihorere kunyasi wowe kunyakira nanabyihereza nta kibazo umeze neza noneho nagutindiye urumva ikintu nawe nguhamagariye yego ndashaka kuva muri iyi nzu kwivamo ndashaka kwimuka nkashaka ahantu hatoya mba ngiye iyi nkayikodesha
kugira ngo ni n'udufaranga umwana azaza hari ikintu afite. ahubwo naheze mugiye kumbwira ngo ugiye kwivamo ngo ugiye wa mugabo wawe mwagiranye ibibazo wenda ari kugusohora Julia bireke uwo ngo mwihorere ntukambwire buriya byararangiye kera ubwo ntazi n'ibintu birava he birajya he ubu mwana cyakoze n'uyu mwana nanavuka sinifuza ko azamenya yuko ari papa. reka namubwira abantu nyine abagabo abenshi yego ntabwo ari bose ariko abenshi kwita ku nshingano z'urugo birabagora ariko nibikuraho ko umwana avuka azaba papa we nyine nkawe uricara nyine ukumva intekerezo nizo ariko burya umwana iyo arezwe n'umubyeyi umwe akenera undi ibyo byo ntukanabivuge cyane naho ku cyo kuva muri iyi nzu nyine ukajya gukodesha byo nibyo mwese muganira muri iki kizu kingana gutyo uri wenyine ukiryemo iki gusubira kwiye ko nakabaye ndi njyenyine none niba byanze rega mwana wanjye bijya byanga kandi si wowe wa mbere si nawe wa nyuma ni wowe byanze se nta bandi ujya ubona byanze hanze aha iyi ngizi ajya iguha udufaranga ukureho duke wishyuriye n'ugiye kujyamo udusigaye nawe tugukemura ibibazo dore ko ugeze no mu mezi no mu bihe byo gukenera amafaranga ibihe winjiyemo ntabwo byoroshye gusa biragusaba umutima ukomeye kuko nuhangayika bizakuviramo ya mivuduko njya numva kandi umuntu urwaye umuvuduko atwite ntabwo bumugendekera neza turisha ubwonko ubuzima burakomeza nyuma y'ibibazo usenga imana gusa uziruhukira amahoro naho umugabo iyo umuntu ari muzima ntabwo abura umugabo se ni iki umugabo ni ubuzima nawe azazenguruka hari igihe kizamuherera agaruka kandi iyo atagaruka azagende rwose ubwo ntabwo yari uwawe ntagende ntabwo mukeneye umuntu ntabonye muri ibi bihe nta bindi ndi muzima ntabwo mushaka abagore turababarira niko imana yaturemye agarutse agupfukamira gusaba imbabazi bamubabarira igikari nabonye ari sawa ndabona ifite na parikingi y'imodoka nk'ebyiri ndabona na salo nini yajyamo ibikoresho byinshi hano hari agakorodoro batekamo tumushaka cyane kabisa harya ngo ushaka amezi angahe mutamezi 3 basi wowe kubera ko nabonye uri umuntu mwiza nk'atatu 3 waba 6 se wayimesha wamuye habi kuko njye ntabwo nkunda gukodesha inzu igihe gitoya bashaka kongera umwanya nanjye wo gukora akazi kanjye landirodi atambwira ati bigeze hehe inzu kabisa ni nziza ikwiye umuntu nkanjye ndishimye kubera ko ari umusore uyifashe ugatari famiye yari famiye bakwanduriza inzu bagafata ibintu nabi humura rwose inzu yawe nzayifata neza gusa ikintu cyo nashaka kukubwira ikibazo njya ngirana n'ikintu gitumye mva hara muri iriya nzu nabagamo nizere ko hano ikibazo cy'amazi amazi atajya abura cyangwa umuriro kuko nk'inzu nabagamo amazi yazaga rimwe mu cyumweru kabiri kandi urabizi ko isuku ni isoko kandi nkanjye nk'umusore umva agomba guhorana amazi mu nzu hano rero urebye ntabwo amazi ajya apfa kubura naho yabura we ntabwo yarenze iminsi 2 kandi wowe ufite ikigega kandi iminsi 2 ntabwo ikigega waba ukibuze nakibonye kabisa umuriro wo ntabwo ujya ugenda rwose none se ko wumva nshaka kwishyura amezi menshi amezi 6 ntabwo wangabanyiriza amafaranga ko nishyura amezi menshi kuri ntako nagize barumve ko ntako nagize nabwo no kubera yuko ari wowe w'umusore n'ubundi nta kintu uzangiza ku nzu buriya bari nka famille ntabwo mba mbahere kuri ayo mafaranga aha nta kibazo kuko ngewe n'ubundi iyo nakunze ikintu se ko ntagisiga ntakijyanye urabizi rero abakomisiyoneri b'iyi minsi umva arakubwira ati tugiye kureba inzu akakubwira ngo iyi nzu wanyeretse nyine inzu wansabye niyo nakuboneye so umaze kureba nk'inzu 20 njyano umaze kureba inzu nka 20 so amafaranga rero yari yanshiranye kubera kujya mu bakomisiyoneri ndaba nguhaye amezi nk'abiri kuri telefone ngiye kujya kuri banke noneho mu kanya mpite nguzanira ndi yuzuye ubundi ndebe ko nakimuka mu cyumweru gitaha nimero ya mobile money singi n'ubundi twavuganiyeho sawa
ihangane gato ndeba umwana afunge hariya iyo hadafunze bagiye kuhafunga kandi iyo hadafunze abantu baba binjiye uko bashaka nta kibazo ahubwo nawe wawe uzajya umubwira afunge kugira ngo ubone umutekano w'ahantu abajura barateye mfasha byaranakomeye byo sori ndakubyukije umeze neza mvaga biryoshye ahubwo nibyo bituma mbyuka really byakuryoheye mu matwi cyane nyine urumva nabonye utinze gukanguka nanjye nari iminsi ndi kwiga gitari ndavuga ati rero reka mbe nshatse ikintu kimuza paka ubyutse nyine rero mbabarire rwose niba nari mubyuke ikibazo nakunze none se urumva umeze gute shameze neza wakoze ntabwo wakumva ukuntu waneye ubwoba reba kuza ahantu bwa mbere uje gushaka inzu ukahita ukubitana n'ikibazo kimeze kuriya shambabarira nanjye ntabwo ari njye biriya bibaho nyine kuko abagore batwite ni ibintu bisanzwe gusa nyine uri umusore mwiza sha wakoze pe Imana ikumugisha oya nta kibazo ase ubundi twakomeje urumva naje hano nk'umukiriya uje kureba inzu ariko ntabwo twize twibwirana ngiye banyita Titi Ashante Innocent so ikindi nyine uraza kumbabarira rwose nagize panike nabuze umuntu mpamagara phone yawe yarimo password nakagombye kuba nahamagaye nibura umugabo wawe cyangwa se undi mufamiliye oya nta kibazo Innocent rero ndishimye ko umeze neza for now zongeye kujya mu mujyi ndebe ko nyine nazana amafaranga yandi nyine kugira ngo turangize zira gahunda twari twavuganye ikindi nari nashizeho ukwezi kumwe kuri telefone yawe kubera yuko byabaye ngombwa ko twageze kwa muganga ngendishyura kuko ntabwo nzi password ya telefone yawe wakoze no kuri Imana ikumugisha oya nta kibazo ikintu cya mbere ni ukuri muzima ibindi biza nyuma so rero ngewe nagenda tukazasubira ubutaha sibyo ikibazo reka mwerekeze usuramberekeza nta mpamvu reka ngende n'ubundi ngiye mfite akabaraga kandi ikindi ndaje imite nanabwira uriya muhungu wawe akwiteho nubwo atari umukozi wanjye sawa rero witeho sawa Hi, Stacy. meze neza Bite shuma. ni sawa Nje amaguru adakora hasi umbabarire n'intenzi. Banza reka tubanze tuganire ntabwo bishoboka. ushaka n'akantu nko hariya muri firigo ubanza uruhoka Umva mbe ngo meze neza meze neza. ntugakunda amazima Ndayakunda urabizi.
mbabara n'umwuka nifite wo kuvuga najya nkurebe Shambwira. najya nkurebe numvaga nkumbuye Basi mbese. Nana sarabe. numvaga nkumbuye nshaka kureba Ndabizi. Mbwira. Ngo harya ngo uriya muhungu yitwa? ubugiye akusa umuhungu mugezeho nshaka kubwira ko ugiye kwitwa Rich Aunt Yego. Nise nyine numva udafite amakuru. Natari umva umuhungu yitwa Titi tubafite isoni zo kubikubwira kubera abagabo nivugishije ngo ntabwo nzongera gukunda ntabwo nzongera kwizera abagabo Nari mbizi ko ari agahinda. Titi. Umva utagira inkuru n'imusimbuga. ndajya mvuga n'imyenda yari yambaye Yego akantu kose ku murongo. urabizi nyine ko byatangiye aza hano ibintu nk'ibyo yari yambaye none harahumura mu muhanda nkahita numva ngiye Arahumura neza. noneho buri gihe iyo ngize akabazo ibibazo umuhungu wifatasha akemera kurera umwana utari uwe Oya. ibaze ko yaje hano tukavugana akanyarwa muganga byari byose nawe yakubwiye noneho amafaranga yampaye amezi 6 ngiye kuva mu nzu aranje atambwira ngo yana kibazo yigumemo n'amafaranga arayandekera kandi imagine Really? sha niyo amazi minota 10 atarampamagara mpita nshaka ka message mwiyandikirishwa kubusa kugira ngo ndebe yuko basi yanyandikira Ubu none usigaye anti. mba numva ngiye nari no guhumeka niyo narumva ijwi ry'Imana noneho ni mwiza Muremure se ni basi. mwiza ntabwo namukwereka none Ni muremure. tamutwara dore ubu ntabwo mfite imbaraga yenda uzamutware mfite imbaraga zo kugukubita Mbongira ni muremure. ni muremure Yaw. arahumura Vugisha nicyo ukuri. kiruta ibindi byose buri gihe iyo muhamagaye nifite ibibazo njya kubona iminota 3 ibihagije abaparitse hano None se wamubwira akaza mwanya nkamubwira. kareba ibaye umureba hiki Ase wagiye wiyizera. never Insise. Never. Nukuri nka basi munyereka ku mugabo wanjye oya ntabwo biri ngombwa Aka kanya uyu mugabo wawe. Eh. Hey. Okay. bano ndumva nari guhumeka kandi do winjiye akubye Yego. None se mbwira amaherezo nyine bimeze bite? amaherezo nyine ndamukunda ese mbigenze gute ko nyine ngiye niba ari ubugoryi niba ari iki nyine ubu nsigaye mwizera ndanamukunda Cya kirofa ngo ni Scott wari kibagiwe ariko. ubu ni uwahe Nize ko kitagiye gutesha umutwe. uwo se ninde Cya kindi. ntawe nzi uwo mwihorere Ntazi ko. umva Ubu uri mu rukundo. imeze neza Ubu cyane urumva? ndi mu babyeyi bamerewe neza muri aka kanya Mbumubwire niba wamukunze nk'ukuntu mbona ari gusarafatiraho. urabona ntagaruye kabiri kubera mfite umuntu unyitaho Niba humura akaba ari muremure nudafatira none ni ndamukujyanye. igikara n'igikara Umuhungu rero nutamujyanye ndamukujyana. Kandi biza. wari wabyuka amaguru yawe yahindukiye ariko umugongo babaza witumuteka ntabwo mfite umwuka wo guseka ariko sha cyakuze ndakwishimira. si ibyo mbwiriza ya shandabizi Mvuze igihe naherukaga kukubona umeze nyine gutyo uri excited. mva ndishimye buri kanya nyine ndi no kuryama none ubu nkasinzira kubera ko nzi ko hari umuntu ndi bubyuke numva ijwi rye hari ribuze kundeba bumeze neza period Love. meze neza Ariko baraye cyakoze. cyakora bibi nakubeshye niwe muntu wenyine unturisha nkumva ndatuje ubwonko bwanjye bukanezerwa ntabwo ushobora kubyumva sha nukuri nuzajya wumva ufite ikibazo wumva utameze neza rwose jya uza kundeba sibyo anytime ndabizi n'ubundi ko ntacyo nakuburana kuri ukajya wumva umeze nabi ufite stress ushaka kuruhuka jya uza undebe tubyo numva ubu ngubu noneho ndi gutekereza neza yego cyane sha nanjye nakubeshye I feel good with you ibyo byose nyine sure yeah nyine tumba numva nshaka ko tuguma gutya ntacyo nta n'ikindi kintu nshaka gukora uyu ugomba gukora ariko tukagira n'umwanya wacu si byose kandi muragushimira buri gihe cyose yego nshimira n'Imana yatumye mpura nawe kandi ikangeza kuri ibi byiza dore ibi iki ni igikorwa cyiza rega mba ngezeho ibyo uvuga kabyo ariko ntabwo ari ugukabya njye mvuga ibintu bya nyabyo yego sorry gato
Alo? Ngo nguki? Bishoboka gute si ibyo bintu uri kumbwira? Ngo iretere nyirukana ku kazi barayiguhaye? Jesus Christ. No. Buretse gato. Mbabarira usubiremo witonze ayo magambo mbwiye. Oh my God. Iretere nyirukana ku kazi niwe bayihaye ngo uyimereze. Ngo ngenda ashinjwa $20,000. Eric nazihaye ngo azishyireho se ntabwo yazibikije. Oh my goodness. Man, Eric aramutse atarakoze biriya bintu amafaranga yashyireho. Eric twaburana namwica burundu. Ntabwo ibintu bishoboka bro. $20,000 azumva. Ntabwo bishoboka man, nabura akazi kanjye gute? Bro, sawa kabisa mbabarira. Shabibi n'ibiki uziko neye ubwoba na stress n'induyu. Mana ya. Ibi bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Mbuza. None se ngende kwibaza nyine bebe mbwira. Baby ku kazi baranyirukanye. Batanze leta yo kunyirukana mu kazi. Baranshinja $20,000. Ntazi ngo isumwana. $20,000. $20,000. Eric aba yatarazishyizeho kuri konti nawe. Wazihaye umuntu ngazishireho. Nazihaye umuntu. Ariko se gute wizera umuntu kamuhereza $20,000 n'amafaranga menshi? Ayiswe muri iki gihe umuntu agwe kuri ayo mafaranga ntago yakugirira impuhwe. Nese umuntu muzi bingana iki bibi ku buryo wamuhereza $20,000? Baby ni umushuti wanjye dukorana. Deber? Ni umushuti wanjye dukorana. Turi close binarenze. Urumva? N'abavandimwe barahemukirana. Nshuti. Ubikuye he? Ngo bibambwira ikintu uri bukore. Bibimbwira urakora iki? Kugeza ubu ntacyo gukora mfite. Nta naho mfiteho kujya kugeza none. Nta mfiteho kujya. Nta hantu mfite ndi bujye bebe. Mbuza akazi kanjye, urugo nararutaye. Bebe urabizi nazaga ahangaha nkaba nibera. None se ahubwo reka banze nkubwire. Ubwo urumva nimba ubuze amafaranga urumva tukiri kumwe. Baby come on, umundira amafaranga gusa. None se reka nkubwire. Nkuko nawe urabizi. Sibyo? Ibi ni business. Nkuko ara umamagara n'abandi baramamagara. Ntago nimba mu bitekerezo byawe ufitemo kuguma hano. Seriously? No, I'm being serious right now. Baby, nah. Oh my God. Oh yeah. No, nta hantu ho kujya mfite. Kumbe nibyo watekereza. Ni wowe mfite guhera ubu ngubu. Nibyo watekereza kuguma hano. N'urugo rwanjye. Watekereza kuguma hano. Babe. Icyo nicyo kibazo cyane. Nta kibazo gisubizwa ikindi. Watekereza kuguma hano. Nta hantu. Talk up. Nta hantu ndi bujye. Wiki. Nta hantu ndi bujye. Ibintu right now turi muri situation seri. Ntago ari njye wakubwira icyo gufata amafaranga. Okay. Let me be like kuba umuntu mubi ariko to be honest, this is my business. Hano nkura amafaranga, so now you can stay here. Hari abandi bantu bakeneye kuza. None gute ndabaho nenjewe? Nyine ngenda hano nk'icyumweru kimwe basi. Nyeneye gukora ninde uri bumurera inzara? Ninde uri bumuresheze mu mutwe? Twicano ga twese turi bamwe. Nago bishoboka, babe. Hari n'abandi bayita babe. Asibe, izi saha wansohora. Izi saha iki? Basi ndajya hehe se? Njyewe byavuka dumukere mfe duhundi reka. Ntabwo uzi ko ari we mfite. Oya. Please. Please. Nanjye naguceka ko umukene. So get out. Sohoka. Ese urakomeye. Sohoka. Urakomeye. Sohoka. Please. Bibi bintu turi ntukatume ariko umuntu agusuzugura. Nimba nakubahaga sokana icyubahiro cyawe soke. Please. Sohoka. Ariko ibintu wabitekereza. Sohoka. Bibi ibintu wabitekereza. Sohoka baby, sohoka. Agakanya nagukiri baby ni amafaranga. Sohoka. Sohoka. Babe. Unafatisha so ufunge neza. Funga! Hello? Oui, baby.
Shameze neza. Umeze ute? Nari mbyutse mu kanya mbaga nifite stress. Yego. Shawaza n'ubundi nde kandi I miss you. Unzanire n'icyo kunywa. Ndashaka na pizza byaba byiza. Nkunda pizza. Ndashaka pizza. So mu minota mike. I'll be waiting. Love you. So baby, nkuko nabikubwiye maze iminsi muri kino gihe maze niga gitari, maze iminsi hari akaririmbo nshaka kuririmbira, ntabwo ndirimba neza ariko wenda aho ngejeje ninyeka ko nakuririmbira basukishima siyo. Okay, reka nkagucurangire rero ariko make sure ko utari bunseke siyo. Bibi nta kibazo, ijwi ryanjye ariko ndurabizi. Sawa shiri. Kuko turi babiri kuko nawe warashize neza menye nukuri. None se urumva bimugeze ni ahubwo ufite impano wanditse nkakubera manager. Really? Nubundi se kuri byose byanjye. That's my hobby. Yeah, you're my everything. So waba manager, waba mami, waba ibintu byose. So rero ndumva nshaka kugucurangira kandi ariko ufunze amaso. Pepe. Ndashaka kureba. Oya, funga amaso. Ndafunga gute? Funga amaso. Ntabwo uri kureba? Wapi ariko ntabwo ndi kumva kubera ko nawe kukureba. Funga amaso, make sure. Nabikoze bibi nabi. Sure. Nukuri. Asaga ntabwo ndi kureba. Okay. Reka nzenzane akandi kantu ndi bucurangishe gitari. Ubwo mufunze amaso. Yigo, ukomeze ufunga amaso wagiye wasanga ngiye no kuzana indi gitari utazi. Humura shiri. Okay. Yeah. Shiri nizera kugifunza amaso. Nukuri. Shiri nizera kugifunza amaso. Nukuri. Asaga bibi. Ntabwo uri kumbona. Nukuri ngwinure. Sakomeza ufunga amaso. Nese ko watinze ndumva nanjye no kwigirira ubwoba. Wigira ubwoba shiri. Ebo tangiye kuntera umwana ubwoba. Umwana wakuntu turi inshuti. Baby. Yes baby. Indirimbo isaba gupfuka amaso. Hani. None wafungura amaso yawe. Bitukura. Uyafungura. Baby. Are you kidding me? No. Ntabwo ndi kugukinisha shiri. Nosa. Muri kino gihe cyose tumaranye wambereye umukobwa w'umumaro mu buzima bwanjye. Ntabwo wambereye nk'abandi bakobwa bagiye bambabariza umutima, wanyitayeho utitaye ku byakubayeho byose, utitawe ko wahemukiwe n'umugabo,
uma amahirwe unyinjiza mu mutima wawe. So njye numvaga rero nta kindi kintu kirenze ibintu byose wankoreye mu buzima, kirenze ko wambereye umuntu uri special mu buzima bwanjye, ukabasha nanjye gutuma umutima wanjye wongera gukunda, nongera kwiserera mu rukundo. So ntitaye ku byo twaciyemo, ku byo waciyemo cyangwa ngiye ibyo naciyemo, nifuzaga ko nakubera umukunzi w'ibihe byawe byose, nkazakubera papa w'uwo mwana utwite, kandi ndagusezeranya ko nzamubera papa mwiza. So Innocent, will you marry me please? Say yes. Say yes. Say yes. Can I hug you please? Wait. What's up guys? Nizere ko mumeze neza. Ni umuhungu wanjye Titi Brown. Hi guys, Ivy. Hello guys, it's your boy Scott. It's your boy Kobe. Hi, it's Innocent. Mukomere cyane mama Francine. What's up beautiful people? I'm Teta. So guys, nizere ko ino episode mwayikunze, mukomeze no gukunda ibintu tumaze kubagezaho muri ino minsi, kandi nizera ko muzakomeza kudushyigikira. So guys, ikintu tubasaba ni ukomeza kudushyigikira, ushyira ibitekerezo byanyu muri comment, kandi please niba uzi ko wabonye ino filime ukayikunda, please don't forget to subscribe. Please mubwire abantu subscribe guys. So guys, guys, icyo twababwira tubonane kuri episode ikurikira.